What's up my people? What's up bakunzi ba filime My Daughter? Wherever you are, I hope you are good. Welcome back again. Nanone twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko aho mudukurikiye muherereye hose Imana ikomeje kubarinda, umunsi wanyu wagenze neza, ibyo mukora byose, ubuzima bwanyu, ibikorwa byanyu, imirimo yanyu, twizera ko ibyo byose bikomeje kugenda neza. Kandi niba hari nabo bitagenda neza, tubifurije gukomeza kwihangana. Imana iri kumwe namwe, ibitagenda neza byose biraza kongera kugenda neza kubera Imana. God is ready. So muri filime yacu My Daughter, ku munota wa nyuma birangiye akagozi gacitse, birangiye umugambanyi mukuru muri filime yacu My Daughter bamugaragaje, nyuma y'uko urukiko n'ubushinjacyaha bigaragaje ko Kabanyana Michel ariwe mugambanyi mukuru muri filime My Daughter, ariwe watangije ibibazo byose biri muri filime My Daughter. Nkuranga amaze kubona neza ko yari yarizeye umugambanyi, Nkuranga yarizeye uyu mugore ngo ni Michel 100%, ariko atangiye kwicuza impamvu yamwizeye cyane ko uyu mugore ngo ni Michel niwe watumye Nkuranga atandukana n'umugore we Isabella. Nanone uyu mugore ngo ni Michel niwe watumye Nkuranga yemera kugambanira murumuna we Hunter agamije kumwambura imitungo ye hakoreshejwe uburiganya. Ibi byaha byose Nkuranga yakoze bitewe n'uyu mugore ngo ni Michel w'umugambanyi mubi, aho bagiye kuba bamuha igihano kiruta ibindi byose, aho bagiye kumuha igifungo cy'imyaka 45. Uyu mugore ngo ni Michel bagiye kuba bamufunga imyaka 45 yose ari muri gereza kubera ibyaha byose bikomeje kumuhama. Guys, Nkuranga akomeje kwicuza akimara kubibona gutya ko asigaye wenyine. Michel yari yarizeye 100% ari umugambanyi kandi bagiye kuba bamuheza no muri gereza. Nkuranga abonye ko yasigaye wenyine, asigaye ari igicibwa mu muryango. None Nkuranga yamaze gufata icyemezo cy'uko agiye kujya kureba umugore we Isabella bahoranye, akamusaba imbabazi, akamubwira ko ibyo yakoze byose yabikoze kubera uyu mugambanyi w'umugore ngo ni Michel, kugira ngo arebe ko nafungurwa azongera kubana na Isabella. Ese uyu mugore ngo ni Isabella murabona azemera kongera kubana n'uyu mugabo ngo ni Nkuranga? Nkuranga ibintu bye byose nta kintu na kimwe yasigaranye mu buzima bwe, ibintu byose babiteje cyamunara bitewe n'uyu mugore ngo ni Michel. Ibisigaye Nkuranga baramushutse abyandikisha kuri musaza wa Michel. None musaza wa Michel murabizi ko atakiba mu Rwanda, bivuze ko iyo mitungo yose nayo Michel yamaze kuba ayambura Nkuranga. Namwe mumbwire nimba mubona uyu mugore ngo ni Isabella azongera kubana na Nkuranga. Tuvuze ko Nkuranga abonye neza ko yibeshe ku munota wa nyuma, ibintu bitagishobotse, ntago twaba tubeshe kubera ko Nkuranga akomeje kubura byose nk'ingati imennye. Ari kureba uburyo azongera gutunguka mu maso ya murumuna we Hunter n'ibintu yamukoreye, ari kureba uburyo azamusobanurira ko ari ubugambanyi bwa Michel, akabona ko atazabyumva. Ese uyu mugore ngo ni Michel we ko bigaragaye ko guhera kuri episode ya mbere ya filime My Daughter ari we washutse Isabella kugira ngo ajye gushimuta umwana wa Vumiliya, ajye kwiba umwana wa Hunter, byose bigakomeza bagasanga uyu mugore ngo ni Michel ari nawe watumye bagambanira Hunter, bigakomeza bigasanga uyu mugore ngo ni Michel nanone ari we watumye Nkuranga atandukana n'umugore we Isabella. Murifuza ko uyu mugore ngo ni Michel bamuha igihano kingana iki? Ese koko bamukatira imyaka 45? Guys, ibibazo bikomeje kuba ibibazo. Uyu mugore ngo ni Michel akomeje kwicuza, akomeje kurira yo kwarika, kuba byamaze kugaragara neza ko ari we mugambanyi mukuru. Ibintu byose bitari byiza mwabonye muri filime My Daughter byari byatewe n'uyu mugore ngo ni Isabella.